Muraho nshuti zanjye zuje itetero, ni ukuri mbahoza ku mutima muri imfura nziza zitari impfunya. Nk'uko bisanzwe tugiye kuganira ku nsigamugani yitwa aho gakaragusize akabando kawe. Insigamugani aho gakaragusize akabando kawe, tugiye kumenya uko bayicira umuntu, icyo aba yakoze n'ibindi n'aho yakomotse. Uyu mugani bawuca iyo bacira umuntu amarenga banga kumumwaza ku cyo yirengagije, nibwo bamubwira mu kinyabupfura bati aho gakaragusize akabando kawe. Iyi nsigamugani yakomotse ku magambo Bushaku w'Ibwishaza muri Kibuye yabwiye Ruharamanzi w'i Buberuka muri Byumba, amufatanye n'umugore we mu buriri abaguye gitumo. Nuko babuze uko babikika, Nyamugore ashyira mu nshuti yo mu karago aramusohokana. Ariko akabando yaje yitwaje gasigara mu nzu. Ibyo byabaye ahasaga cyangwa se ahayingayinga mu mwaka w'1900. Bushaku rero na Ruharamanzi baruzuraga cyane kandi bombi bakamenya gusetsa. Bakaba bose bari bahuriye mu mutwe w'ingabo za Rwabugiri zitwaga Ingangurarugo. Bukeye Ruharamanzi akungikana n'umugore wa Bushaku, akajya amwoherereza intashyo rwihishwa. Rimwe rero Ruharamanzi agenderera Bushaku, agezeyo asanga adahari, ariko yagiye bugufi. Yiganira n'umugore we, bigeze aho amusaba ko baryamana. Mukabushaku aranga, ariko bitewe n'uko azi ko umugabo atagamye kure, amusezeranya ko azaza mu minsi 2 ikurikiye, kuko hari aho umugabo azaba yazindukiye. Ruharamanzi arataha, asiga atumye uwo mugore ngo amubwirire umugabo ko yaje n'aho amusange. Mu mataha y'inka ku mugoroba, Bushaku aratunguka. Umugore amubwira ko Ruharamanzi yaje n'aho amusange. Nyamugore ariko ntiyamuhingukiriza ko uwo mugabo azagaruka nyuma y'iminsi 2 kugira ngo Bushaku atazagungira akagumaho isezerano rigapfa. Ya minsi ishize rero, Ruharamanzi araza asanga Bushaku yazindutse koko, ariko ubwo yageze mu nzira ararwara, yanga kuzindukana indwara, arakimirana aragaruka iwe. Hagati aho Ruharamanzi aganira n'umugore. Bimaze akanya baheza abari aho bajya kuryama. Haciyeho akanya, abari ku irembo babona Bushaku aragarutse. Umugaragu w'umugore abonye ko byateza ikibazo, ahita agaruka mu rugo ngo aburire umugore ko umugabo aje. Mukabushaku abwira Ruharamanzi ati igumira aha ku buriri ndamurindagiza, ninsohoka ngo utware mu karago. Dore ko kera nta mugore wo mu bakomeye wasohokaga atitwikiriye akarago. Nuko Bushaku araza asuhuza umugore, amubwira n'uko yageze mu nzira akananirwa akagaruka. Umugore amuha inzoga, baraganira, ariko akamurindagiza. Naho Bushaku akaba yakebutse akabando iruhande rwe, arakitegereza asanga ari aka Ruharamanzi, arenzaho arabyihorera. Bigeze aho Mukabushaku agana haruguru ashyira Ruharamanzi mu karago, bajyamo bombi aramusohokana. Bushaku nawe kugira ngo amenyeshe Ruharamanzi ko yamumenye, dore ko bombi batsetsaga cyane, yivugisha mu marenga ati aho gakarago wigenda kandi usize akabando kawe. Ni nk'uko yakamubwiye ngerega naka wisiga ikikuranga nakumenye. Ruharamanzi abyumvishe aratwarwa akubita agatwenge. Bushaku nawe bibukwa. Ruharamanzi ava mu karago, bararamukanya, baricara banywa inzoga, babihindura ibitwenge. Naho umugore ahari yari ari kudagadwa, ariko Bushaku ntiyabyitaho, asa n'ubizimanganya kuko yari inshuti ikomeye ya Ruharamanzi. Kuva ubwo rero baba babonye umuntu ushaka kwigira nyoni nyinshi, yamara ibye byamenyekanye
bakamubwira mu marenga banga kumumwaza bati aho gakaragusize akabando kawe. Ni ukuvuga mu ncamake ti nubwo ugiye nakumenye, nubwo urimo kwijijisha nakumenye. Iyo mvugo rero yaje kwamamara, wabona umuntu urimo kwirengagiza icyo azi ugahita umucira mu marenga umubwira ngo aho gakarago usize akabando kawe.